neza mumeze mute Imana ikomeze kubaha umugisha. Uyu munsi tugiye kuvuga ku banyeshuri bagize ikibazo cyo kuba bari gushaka kumenya amanota yabo cyangwa se kumenya uko byagenze mu bizamini bakoze. Uyu munsi bakaba batari kubibona. Hari abanyeshuri benshi ndetse n'ababyeyi bari kugenda babogoza bavuga yuko rwose amanota y'abana babo batari kuyabona, bityo bakibaza ahantu bari bubarize, bakibaza uko byagenze bikabayobera. Ni Justin Niyonsaba kuri mikoro, cano ni Amahumbezi. Turagira ngo tuvuge kuri iki kibazo kugira ngo aho bishoboka hatangwe umurongo w'aho bano banyeshuri banyura kugira ngo nabo babone uburenganzira bwabo. Nk'uko byagiye bigaragara rero, NESA cyangwa se ikigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini ndetse n'ubugenzuzi bw'amashuri cyatangaje amanota y'abana bakoze muri uyu mwaka wa 2026. Byagaragaye neza ko abana batsinze neza ku kigero gikwiye, ndetse byagiye bigaragara neza yuko hariho n'abandi bana bagiye bakopera. Byagaragaye ko hirya no hino mu gihugu, hafi mu masantere d'examen arenga 200, hagiye habonekamo cases zigaragaza neza yuko abana bakopeye. Ubwo rero hariho abana bagiye bajya kureba amanota yabo, bakababwira neza yuko kuri santere bakorewe cyangwa se ku kigo cyabo hakirimo gukorwa iperereza ku bijyanye n'ikibazo cyo gukopera cyahabonetse. Ubwo abana bakibaza ngo mbese ko abana baba bagiye bavangavanze, wenda hakaboneka abakopera n'abadakopera, kuki bafatira hamwe ikigo cyose bakakima amanota yabo? NESA ntacyo iravuga kuri iki kintu, ariko nyine urumva ko hakwiye gutangwa umurongo kugira ngo abana ndetse n'ababyeyi bave mu gihirahiro. Hatangajwe rero uturere twabaye utwa mbere, hatangazwa uko uturere twagiye dukurikirana, ariko nyamara bikagaragara neza yuko nubwo dukurikirana gutyo, hariho ibigo by'amashuri byo muri utwo turere bitagiye bibona amanota yabyo. Rero ahangaha niho hari ikibazo gikomeye. Gusa amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino agaragaza neza yuko ahubwo abana benshi cyane, cyangwa se ibigo by'amashuri byinshi byagiye bikopeza abana mu bizamini, kandi na NESA nayo igasa nkaho yabikomojeho mu gihe cyo gutanga za result, cyangwa se mu gihe cyo gutanga amanota no kuyatangaza. Byagaragaye neza yuko nabo ubwabo bazi neza ko hariho ibigo byinshi bitandukanye byagiye bikopezwa cyangwa se byagiye bikopeza abana ibizamini. Abantu benshi rero baribaza ngo ni iki cyabaye kugira ngo abana benshi bakopere ibizamini? Byagenze gute kugira ngo sisiteme y'ibizamini yinjirirwe? Abantu benshi bakibaza ngo mbese byaba byaraturutse muri sisiteme indani ku buryo wenda itacunzwe neza kugira ngo ibizamini bikoperwe. Abandi bakibaza bati se none ibizamini bimaze kugera kuri santere, ku masantere, byagenze gute kugira ngo ibizamini byinjirirwe bikopezwe? Kuko ngo hariho n'ibigo bitandukanye aho abana babaga bicaranye ikizamini ariko bicaranye n'ibisubizo byabyo, ku buryo agenda rwose asubiza. Rero abantu benshi bakaba bakemanga amanota ashobora kuba yaratangajwe, mu gihe n'ubundi hashobora kuba hagikorwa iperereza kuri bamwe mu banyeshuri cyangwa se kuri bamwe mu bigo by'amashuri bishobora kuba byaragiye bikora amakosa yo gukopeza abana. Gukopera rero aba ari umuco mubi, kuko biha umuntu cyangwa se biha umunyeshuri ubushobozi adafite, bityo yagera no ku isoko ry'umurimo ugasanga nabwo atangiye kudindira. Kandi gukopera cyangwa se no gukopeza, abenshi babikora bibwira yuko bari kwirengera, bibwira yuko wenda bari gushaka imyanya myiza. Urugero, nk'ikigo gishobora gukopeza abana kugira ngo ibindi bigo byo ku ruhande bigaragare nk'aho bidakora, ariko icyo kigo ko gikora cyane. Inshuro nyinshi baba bishakira isoko ndetse no gushimwa. Hari ikigo kiba gishaka kugira ngo ababyeyi bajyaneyo abana ngo kuko wenda bigisha, ariko nyamara atari ukwigisha gusa, ahubwo nyine ari ayo manyanga agendana no gukopera ndetse no gukopeza abana.
Byagaragaye neza rero yuko nubwo hari uturere tugenda tuba utwa mbere, ariko hariho uturere tugenda dukora amakosa ateye atya yo kugenda bakopeza, ndetse n'uturere tugiye kwigira ku tundi ugasanga natwo tugiye dukuraho uyu muco mubi udakwiriye. Gusa byagiye bigaragara yuko na NESA nayo yagiye ibiyemeza, ndetse na Minisitiri w'Uburezi nawe yigeze kubikomozaho mu ijambo cyangwa se mu kiganiro yigeze gutanga kuri televiziyo, avuga neza yuko hariho abana bafite umuco wo gukopera, ndetse na bamwe mu barezi bafite umuco wo gukopeza abana. Ibi rero byo gukopera nibyo byatumye nanone havuka icyo kibazo cy'abana batari kubona amanota yabo. Ariko abantu benshi bakibaza ngo none se niba amanota yasohotse, abana bakaba bamwe batangiye kubona ibigo bazigaho, abandi bakaba bagikorwaho investigation cyangwa se bagikorwaho iperereza, bizagenda gute? Bizagenda gute? Aba bana nibigaragara rwose ko wenda batakopeye, bo ibyabo bizatangazwa gute? Cyangwa se bazamenyeshwa gute? Kuko ntago ari ikigo kimwe cyangwa se ibigo bibiri, ahubwo ni ibigo byinshi bitandukanye byagiye bibura amanota yabyo. Rero bigaragara neza yuko ababyeyi ndetse n'abanyeshuri bakwiye gukurwa mu gihirahiro. Bakwiye gukurwa mu gihirahiro bakabwirwa bati wenda amanota yanyu ntabwo muri iki cyiciro azasohoka kubera ko mwakopeye, aho kugira ngo bagume bategereze. Kandi noneho murabizi neza yuko iyo umwana yakoze ikizamini cya leta aba agomba kwitegura kare kugira ngo arebe ukuntu yakusanya ubushobozi, dore ko n'ubushobozi bw'iki gihe nabwo butoroshye, kugira ngo atangire kwegeranya udukoresho arebe ko yazajya ku kigo bamwoherejeho. Rero amarira ni menshi, nubwo harimo n'ibyishimo byinshi, ariko amarira ni menshi ku banyeshuri bamwe na bamwe ndetse n'ababyeyi. Bigaragaza neza yuko NESA ikwiye kugira icyo ikora kugira ngo nyamuneka bano bana nabo bave mu gihirahiro. Gusa nanone hakwiye kubaho nanone ubushishozi kugira ngo iki kibazo kitazongera kubaho ubutaha. Niba ikigo cy'amashuri cyangwa centre d'examen yateguriweho ibizami, hakabaho ubugenzuzi bwihariye kugira ngo hatagira abana bongera gukopera cyangwa se gukopezwa. Kuko bigaragara neza yuko umuco wo gukopera kenshi na kenshi uturuka ku barezi baba bakorera kuri izo centre d'examen. Kandi koko byagiye bigaragara cyane cyane nko mu Burasirazuba twumvise cases, ndetse n'ahandi henshi hatandukanye mu gihugu hagiye hagaragara izo cases. Rero sinzi niba wenda gukopeza kw'abana ari uko byagiye bigaragara neza yuko abanyeshuri cyangwa se ibigo bitazongera gutsindisha cyane, wenda abayobozi baho bazajya bagenda bakosorwa cyangwa se bumwe bakanirukanwa kubera ko nta musaruro baba batanga, noneho nabo bakaba barabicurikiye mu gukopeza abana wenda kugira ngo birengere. Ariko ikigaragara neza ni uko umuco wo gukopera ntabwo ari umuco mwiza, nta nubwo ari n'umuco ukwiye mu bana b'u Rwanda. Kuko umwana yibwira yuko afite ubuhanga, maze ugasanga ahubwo ufite ubuhanga we yasubiye inyuma kubera ko atakopeye, ariko wa wundi wakopejwe cyangwa se wakopeye ugasanga ashyizwe imbere. Bigaragara neza rero iyo umuntu amaze kugera ku isoko ry'umurimo, niho bigaragara burya ko uko yari ari mu buryo bugaragara atari ko ameze. Rero habeho kwirinda, habeho no gucunga neza, buri muntu wese amenye neza icyo gukora icyo ari cyo. Reka twihanganishe abanyeshuri batari babona amanota yabo, twizere yuko wenda NESA hari icyo iri kubikoraho kandi izabaha amanota yanyu mu minsi iri imbere. Kandi nanone twongere twihanangirize rwose tunasaba abayobozi b'ibigo cyangwa se abayobozi bashinzwe uburezi mu turere dutandukanye ko umuco wo gukopeza abana ari ukubangiza mu bwonko, ukabaha ibyo batari bakwiye kubona. Mukomeze mugire amahoro, kandi niba hari ikibazo mu burezi mufite nabwo mwatwandikira muri comments kugira ngo turusheho kuguma tubashakishiriza amakuru. Kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Abanyeshuri batsinze bakabona result zabo, rwose mukomeze mwitegure dore igihe cyagiye, kandi namwe mutarazibona mukomeze mwihangane. Mugire amahoro kandi mukomeze mugire imigisha ituruka ku Mana.